Myaka okay, nitwa Alyn SANO, ndi umuhanzikazi nyarwanda, nkaba nkunda kuririmba cyane, nkunda umuziki. Nyamuneka bivuge, nyamuneka witinda. Nkunda abana, nshimishwa cyane no kureba nyine abana babandi bataramenya kuvuga, bafite ibitama, ibinwa, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ndabikunda cyane. And I will always love you. 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 Kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Amahirwe aza rimwe mu buzima, ayanjye ni wowe. Ntuzigere umva yuko ntagufite ntacyo naba mpomba. Burya sheri naremewe wowe, nukuri burya naremewe wowe. Nitwa Alyn SANO, ndi umuhanzikazi nyarwanda, nkaba nkunda kuririmba cyane, nkunda umuziki. Navutse ryari? Navutse mu 1995, itariki 10 z'ukwezi kwa 10. Kuririmba nabitangiye muri 2010 ubwo naririmbaga muri chorale. Burya sheri naremewe wowe. Ikintu cyane kuririmba nuko mbere na mbere numvaga mbikunza, ariko nari ntaraba sur neza ko mfite impano, ariko nyuma nayenza kubyiyumvamo na feedback z'abantu, so nicyo kintu numva cyampaye motivation zo kuririmba. Uzigere wumva yuko, uzigere wumva ko kuririmba kuri nge ni ibyishimo, n'ubuzima bwanjye, nibyo mbamo, nibyo spending amasaha yanjye menshi mu buzima bwanjye. Ubundi ngewe abanzi cyane banzi ku muziki wa live, cyangwa umwimerere niko twavuga mu Kinyarwanda. Nkora jazz music, niyo nibandamo cyane kurusha izindi zose iyo ndi gukora live. Impamvu nyikunda no kubera ko iyo umuntu ari kumva indirimbo za jazz wumva zituje, wumva uri muri mood ituje. Ikindi kandi n'ijwi ryanjye numva ko ariho hantu rifitinga cyane kurusha izindi style. Gusohora indirimbo ku giti cyanjye nabitangiye muri 2016. Indirimbo ya mbere nasohoye nkayijyana kuri radio nkakora na interview yitwa Witinda, yangira ngo wenda bamwe barayise. Isi witinda nyorosora nanjye nabyukaga. Umuntu nabonye hari ikinyamakuru cyari cyabyanditseho, noneho ndasoma comments, umuntu umwe yari yavuze ngo yangiye kubivuga ariko nagaruka kubivuga ko ndi gupfobya abandi, no kubivuga ko ari byo nasomye, ngo noneho ngo tubonye umukobwa uririmba umuziki nyarwanda bla bla bla, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numvishe bimpaye courage cyane, numva bimpaye motivation, ariko ko nari ndi kwiga ntago nari guhita ndeka ishuri ngo njye mu muziki, kandi kubifatanya bibiri ntago byari byoroshye cyane. So narabanje ndangiza kwiga, ndangije kwiga nibwo nakoze umuziki biri serious. Nakoze umuziki biri serious. Unashobora kwibaza kugeza ubu ufite indirimbo zingahe? Iyo wumva nawe ukavuga ati iyo ndirimbo yanjye ikunzwe kurusha izindi ni bitewe na trend.
kugeza ubu ngubu bamwe mvuga ko mfite 3 ubundi nkavuga ko mfite 4 kubera ko hari igihe nigeze gukora indirimbo yitwa Garuka nayikoreye muri studio imwe barangije barayuploadinga kuri YouTube. So abantu bamwe nyine bagenda bayumva n'iki byose ariko 3 nizo navuga ko naba narakoreye ama video nkazijyana nkaza uploadinga kuri YouTube nkazijyana no ku radio n'amateleviziyo. Indirimbo ya numva nyine ko yaba yarankoreye neza cyane indirimbo yitwa Naremewe wowe ari nayiheruka. Burya naremewe wowe no kuri burya naremewe wowe. Ntago ari njye yanditswe na yitwa Panda Music ari nawe wayikoze. Igitekerezo cyaje nyine tuvuga dukore ndashaka indirimbo y'urukundo kuko indirimbo zose nari mfite zari z'urukundo yega ariko zari ziri negative zitavuga ku bintu biri kuba ko kanya by'urukundo. So nayizanye mvuga ngo reka dukore ibintu by'urukundo biri positive ku rukundo ku buryo abantu bakundana bazajya ibashimisha cyane. So nuko byaje. indirimbo yakunzwe n'abantu benshi. Niyo ndirimbo nawe ubwawe ushobora kuvuga ko iyo ndirimbo nkuko natangiye mbivuga ntago nabivuze. Intego yanjye kugera mu muziki nukuba umuhanzi uri international atari mu karere gusa atari mu gihugu gusa ahubwo no ku isi hose. So indirimbo yanteje intambwe ya mbere. Niba nshaka kugera ku 100% indirimbo yatumye ngira 1%, yatumye hari arabamenya, yatumye hari benshi nkora ku mitima kandi niyo ntego yanjye. So ni ibintu bishimishije cyane kuri njyewe. Ngiye kurimba iyo nasoye bwa mbere yitwa Witinda. Disi witinda ndabibona mu maso yawe. Disi witinda nyorosora nanjye nabyukaga. Disi witinda nyamuneka bimbwire, nyamuneka bivuge, nyamuneka witinda. Impamvu ntago ari njye wari wayikompoje ni yitwa Sustain Bonero no kumushimira niba ari kundeba. Yarayinyumvishije numva indirimbo nziza cyane. Nari ntaraza mu muziki nyine nkikora live music cyane ntaravuga ngo ngiye gukora indirimbo zanjye. So numva indirimbo nziza cyane iyo ntayikora kiriya gihe numvaga ndi guhomba rwose. So irimo amagambo meza y'umwimerere, ifite melody nziza, indirimbo itapfa gusaza. Umuntu ashaka kuyumva akakanya no muri 2020 nakanga yayumva kumva ni indirimbo ushobora gukomeza ukaryoherwa. So nicyo kintu cyatumye mvuga ngo reka mpite nyikora. Nkuko nabivuze mbere ndashaka kuzaba umuhanzi ukora ku mitima ya benshi. Ibihangano byanjye ndashaka ko umuntu ashobora kucyumva niyo yaba agiye no kwiyahura kabireka, cyangwa niyo yaba arakaye akishima, cyangwa niyo yaba ugashobora kuba wayireba ugashobora guseka cyane cyangwa ukarira cyane igagukora ku mutima mu buryo runaka. So nago mfite inzozi zo kuba nabo umusitari cyane ku isi ngo buri muntu wese anyumva, ariko ndashaka ko abo ngabo bazamenya hari ikintu bizabamarira. Kandi ikindi ndashaka kuzamakinga living mu byo nkora. Nago nshaka kuzankora ku mitima y'abantu gusa ngo nanjye nicaye aho ngaho. Ndashaka kuzabeshwaho nanjye niyo mpano n'ibyo bintu ndi gukora n'aka kanya. Kuri njyewe ntago byagoranye cyane kuko mfite mama wanjye gusa asanzwe azi personality yanjye, kandi nkinjira mu muziki nta cyahindutse ahubwo byariyongereye kuko nari ngiye kuba independent. Nari nkimusaba amavuta yo kwisiga, nari nkimusaba itike yo kujya ku ishuri, nubwo nari nkitonda ntasaragurika cyane mu rugo. So ngiye mu muziki personality yarakomeje ariko mba independent. Nago nari nkimusaba nkimustressa ngo ampe ibiki byose n'ibiki. So we yabyakiriye nk'ikintu cyiza cyane biterambere. Njyewe umuhanzi nemera nakuze mfatiraho urugero mu muziki, ariko ndavuga gukura mu muziki ni Hope Irakoze. Ni umuntu wahozanye inspira, nareba uko naririmba nkumva nifuje kumera nkawe, nkanarepeta cyane kugira ngo ndirimbe nkawe. So niwe muhanzi navuga ko rwose ntago ari wenyine nemera, ariko niwe uza kuri number 1. atandukanye n'abandi bahanzi mu
ya mu miririmbire niho ndi kuvuga Hope ni umuhanga kandi ntago yicara, ntago ubuhanga bwe bwaje ngo ni impano gusa, impano narayifite ariko arabikorera, ararepeta. So nicyo kintu cya mbere nyine gituma numva namufatiraho nk'icyitegererezo kuri njye mu miririmbire. Ya nkunda ikintu nkunda kurya inyanya gusa, nyine zikaranze mu mavuta, inyanya gusa n'ubugari cyangwa se na makaroni. Ya birandyohera cyane. Ya ndaririmba, nkunda iyo wenda nk'iyo mvuga ngo nasohotse nkunda kujya kureba live music ariko bacuranga nyine neza. Ya ikindi kintu nkunda nkuko ntago nabivuze muri radio, nkunda abana, nshimishwa cyane no kureba nyine abana babandi bataramenya kuvuga, bafite ibitama, ibinwa, ibintu nk'ibyo nyine ndabikunda cyane. Numva ihatagiye igihinduka, numva nzabyara 5. Kwa ko nyine hari igihe ushobora kubyara nk'umwe kagira nk'ibibazo, wenda agakora wenda nka accident cyangwa nyine wabyara iyo ibyaye bake, hari igihe wenda nka 2 bakunanira, 3 bakaba beza, ibintu nk'ibyo. So nziteganyiriza mvuge ngo abangaba bari hano, nibikunda bikunde, nibyanga nyine nihombere. Ntuzigere wumva yuko nagenda nkagusiga. I'm alive, I'm in love, you complete me. Sinigeze na rimwe ngira umunezero nk'uyu, uru ni rwo rukundo bajya baririmba. Ntuzigere wumva yuko ntagufite ntacyo naba mpomba, urya sheri naremewe wowe, no kuri burya naremewe wowe. Watubwiye ko uririmba no muri jazz, birabyiza uturirwe nk'akaririmbo ujya ukunda kuririmba yo bagutumiye cyangwa ugiye kuririmba indirimbo y'umuhanzi utari umunyarwanda. Okay, indirimbo nkunda kuririmba cyane abantu banziho cyane itari yanjye ni indirimbo ya Whitney Houston yitwa I Will Always Love You, niyo nkunda kuririmba cyane y'abantu bantumiye mu birori n'ibiki byose. Ntago ari jazz ariko niyo nkunda kuririmba cyane. Yose. Okay, reka ndirimbe nka half yayo. If I should stay, I will only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. With you, I hope life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of. And I'm wishing you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you,
love you. I will always love you. Darling, I love you. I will always love you. Yeah. Abafana banjye ndabakunda cyane cyane cyane, ni ukuri muri impano za Sano, niko niryo zina nabashakiye. Ya abandi wenda kuba bambonye bwa mbere nabyo birashoboka, mushobora gukurikirana ibikorwa byanjye kuri, nkunda gukoresha Instagram cyane, ni Alyn SANO, ALYN SANO, cyangwa sura website yanjye alynsano.com, cyangwa na Facebook page yanjye ukoreze like na follow, byanshimisha cyane, ni Alyn SANO nabyo. Murakoze cyane. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.